Reka tubanze tubagezeho incamake y'iyi video. Muri iyi video turavuga ku mpamvu 19 zituma business zihomba mu Rwanda. Ariko muri iki gice cya mbere twibanze ku mpamvu 10 za mbere zikomeye cyane abantu benshi bafata nk'ibisanzwe, ariko bikica business zabo buhoro buhoro. Niba uri gutangira business, niba waratangiye business ariko ikaba idatera imbere, cyangwa ushaka kwirinda guhombesha amafaranga yawe, iyi video ni yawe. Tuganire ku makosa nko gutangira business nta plan, kuvanga amafaranga ya business n'ayawe bwite, kutamenya abakiriya, kutamamaza, kutagira discipline muri business, n'izindi mpamvu zikomeye cyane zituma abantu bakora cyane ariko amafaranga ntibayabone. Ikibabaje ni uko abenshi babikora batabizi, bakamenya business yapfuye ari uko yamaze gufunga. Reba video yose kuko ushobora kwisanga uri gukora imwe muri izi mpamvu 10. Andika muri comment impamvu ubibonyemo cyangwa icyo ugiye gukosora kuva uyu munsi. Subscribe kuri iyi channel niba ushaka kwiga amasomo yo kwikorera, uko watangira business, uko wakora business yawe mu Rwanda. Mu gice cya kabiri kirimo impamvu 9 zisigaye, harimo imwe yish business karundura. Reka tubaho umwanya mukurikire video yose. Tubaha ikaze, muraho neza. Tubaha ikaze hano kuri Shishoza TV1. Niba warigeze gufungura business igafunga itaramenyekana ku muhanda, humura rwose siwe wenyine. Uyu munsi tugiye kuvuga impamvu 19 zituma business zihomba mu Rwanda. Ariko muri iyi video turareba impamvu 10 za mbere. Ikibaje kurushaho nuko abantu benshi bari kwiyicira business zabo batabizi, bakazabimenya uko zafunze burundu. Reba iyi video kuko ushobora kwisanga uri gukora imwe muri izi mpamvu 10. Niba ukunda amasomo yo kwikorera, ibiganiro bityaza ubwenge, kanda subscribe, udurayike, dutangire. Impamvu ya mbere, gutangira business nta plan. Gutangira business nta plan ni nko kwinjira mu mujyi wa Kigali ari ubwa mbere, ntawe hafite wo kukuyobora. Muri make ni nko kwinjira mu mujyi wari wo wose ariko utaza aho ujya. Uzagera ahantu, uzagera mu mujyi, umujyi uzawugeramo ariko uzisanga aho ushaka kujya atariho nyaho wagiye. Abantu benshi baravuga batereka ngerageze ndebe uko bigenda. Oya rwose business isigerageza. Iyo udafite plan y'amafaranga, udafite plan y'ibyo uzagurisha, udafite plan y'abakiriya, uba wubatse inzu udashyizeho fondation. Iyi imvura iguye irayisenya, iragwa nta kabuza. Reka turebere hamwe impamvu ya kabiri. Kutamenya umukiriya wawe. Hari abantu bavuga bati ngewe ngurisha buri wese. Iyo ucuruje buri wese uba utagurishije n'umwe. Hari umuntu ucuruza ibintu by'abana akajya kwamamaza ku bantu bafite imyaka 60. Ibaze nawe. Abantu b'imyaka 60 se baracyabyara? Abantu b'imyaka 60 se barakugurira? Ugomba kumenya abakiriya bawe. Menya ubucuruzaho, icyo akeneye, amafaranga afite, ubukungu bwe. Iyo ucuruza utazi umukiriya, business ikona nk'umushyitsi. Mu magambo make reka tugire ku ngingo ya 3. Kuvanga amafaranga ya business n'ayawe bwite. Iyi ni indwara ikomeye cyane. Business igacuruza 50,000 ku munsi. Bukeye bwaho 20 bikajya mu kabari no kuryoshya, 15 bikajya kugura inyama, ibindi 15 bigasigara mu rugo bikajya guhaha. Hanyuma ugatangira ugira uti business yanjye nta nyungu itanga, nyamara warayiriye. Business igasigara ibaza uti ngewe se ndindi. Business wayibagiwe. Amafaranga ya business agomba kuba atandukanye n'ayawe bwite. Niba watandukanyije business n'amafaranga yawe bwite, iyo business iraramba. Izi ngingo tuzagenda tuzirambura ingingo ku yindi,
tubaha ibisobanuro byimbitse kandi bisobanutse neza kurushaho kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'ibintu bishobora guhombya business yawe. Tugeze ku cya kane, kutamenya kubara igiciro nyacyo. Hari business zikora ariko amafaranga akagenda cyane kurusha uko yinjira. Ni nko kuvomera amazi mu gitebo, ni nko kuvomera mu kivu. Ntubara igiciro cyo kugura, ntubara igiciro cya transport, ntubara igihe wakoresheje, ntubara inyungu, ntuzi ibyo urimo. Ugasanga ucuruza uhomba utabizi, wibwira ko uri gukora wunguka. Business itazi kubara yica buhoro buhoro. Reka tugere ku cya gatandatu, kutagira discipline n'isaha ya business. Business si hobby. Iyo ufungura shop saa sita ugafunga saa tatu bitewe nuko wiriwe, bitewe nuko wabyutse, business iravuga iti uyu nyirankuru nta nkunda. Business yakwise nyirankuru, uri mu kabara nkuru ntuhari. Business ikenera isaha ihoraho, gahunda no kwiyemeza. Abe discipline barahomba nubwo baba bafite igitekerezo cyiza, bafite igitekerezo cyiza cya business ariko barahomba. Reka turebe ingingo ya gatandatu, kutiga no kutivugurura. Isi irahinduka buri munsi, isi igeze kuri online. Wowe ukiri kuri uyu munsi nta bakiriya binjiye. N'uwo yubatse ubwato bamuseka, imvura iguye basigara bamushaka. Business itiga isigara inyuma, umucuruzi utiga business irapfa. Ingingo ya karindwi, gutinya kwamamaza cyangwa se gutinya gukora marketing. Hari abavuga bati kwamamaza ni ugusesagura amafaranga, ariko kuri nuko kutamamaza niko guhenze kurusha kwamamaza. Business itamamaza ni nka mwene wanyu mwiza wahishe mu nzu ugategereza ko azabona umukwe. Niba abantu batazi business yawe ntibazakugurira. Reka turebere hamwe ingingo ya 8, gukora business kubera ko ufite amafaranga gusa. Iyo winjiye muri business kubera amafaranga gusa, ntukunda abakiriya, ntiwita ngo gukemura ibibazo byabo. Abakiriya barabibona. Nta muntu ukunda kugurira umuntu umufata nka ATM. ATM ni cya cyuma ujya kubikuza amafaranga, kira ntimuvugana, ushyiramo ikarita kikaguha amafaranga, ukanda nimero gusa. Niba uri umucuruzi ukitwara nka ATM, byanga bikunda business yawe irahomba. Amafaranga buriya akurikira value, siyo ayibanza. Katurebe ingingo ya 9, kutihangana no gushaka kwihuta. Hari umuntu utangira business kwa mbere, kwa gatanu akavuga ati ntibikora, yewe na telefone ntiyabona network vuba gutyo. Business lottery, uwihuta aracika, uwitonze agakamishashi. Katurebe ingingo ya 10, kwiyemera no kutumva inama. Iyo wiyemera muri business uba uri kumwe n'umwanzi wawe wa mbere kandi ni wowe ubwawe. Iyo utumva abakiriya, inama, amakosa yawe, business iragwa. Umucuruzi mwiza yumva inama, yemera amakosa akikosora. Niba wibonyemo muri imwe muri izi mpamvu 10, humura, icyiza si uko utaribeshya, ni ukumenya kwikosora. Andika muri comment impamvu wibonyemo cyangwa icyo ugiye gukosora kuva guhera uyu munsi. Mu gice cya kabiri tuzabagezaho impamvu 9 zisigaye harimo imwe yishe business nyinshi kurusha land na tax hamwe. Kora subscribe, sangiza n'abandi, tuzongere guhura mu gice cya kabiri.